reka kureba umukobwa uririmba neza hano ngo uhite uvuga ngo uriya yaba umugore, uriya yaba umuririmbyi ntiyaba umugore. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ureba umuvugabutumwa mwiza w'umusore wikarakasa ariko udafite karagita y'abagabo, udafite ikintu na kimwe cy'umugabo mwiza kuko azi amaverise. Ariko ibi ngibi bitandukanye no mu rugo. Impano z'Imana zitandukanye n'agakiza. Ukabona umusore mwiza ufite Bibiliya na kositimu y'amafuti, ari byo byonyine, nta gitekerezo, umuryango ntacyo umubwiye, ni inzererezi. Iyo mpano yamuhinduye inzererezi. Uzashaka umugore ku nzozi, ushaka akazi ku nzozi, ube muri Kigali ku nzozi, wimuke ku nzozi, uzaruha kandi ubihirwe kandi ugire umunkanyari mu gakiza. Hari abantu babihiwe, bashaririwe, bashatse abagore batari bo, amurusha nk'imyaka nka 20 ngo kuko yari yabirose. Ngurumva ngo nabwiye Imana ngo naza yambaye ikanzu y'umutuku. Koko ikanzu y'umutuku yonyine ukayishingiraho, uzi guhinduka indorerezi yo kunyagwa kwawe, ugahinduka indorerezi yo gusenyuka k'urugo rwawe, ugahinduka indorerezi y'imirimo y'umwanzi ubireba, ariko ugahinduka iki? Indorerezi. Akaduhindura indorerezi zo kwibwa kw'ibyacu, zo kwibwa kw'abacu, tugahinduka indorerezi. Tuba turimo turira dushobewe, dutegereje ko Imana izadutabara. Imana nayo itegereje ko uzahaguruka igitondo kimwe, ugahaguruka uvuga uti ibi ntibizakomeza gutyo. Imana ntijya ahantu itagize gute? Idakenewe. Uri umukobwa ukumva ngo kugira ngo umuntu agumane umusore rero ngo nuko agira gutya ngo yemera bakamukorakora, uwo musore wemera ari uko yagukora arakagenda agire gute? Ahere. Ngurumva ngo uramutakaza, ugize Imana nagende yihuta kuko n'ubundi wari buzamushobore. Muraho neza, hobe hobe, Kristo Yesu akuzwe. Amen. Namahoro. Imana iguha umugisha kongeye ukaza gushaka amaso y'Imana. Mwami Yesu akwiyereke, akugwiriza imbaraga, kandi uyu mwanya ukomeze kuba agaciro k'ubuzima bwawe. Haleluya. Muribuka ko Yesu yabwiye Marita, kandi Marita yarimo gukora ibintu byiza. Abari muri Kristo inshingano tuba dufite hirya no hino ntabwo aba ari mbi. Akenshi tuba duhugiye mu bintu by'umumaro, mu bintu bishobora kugirira abandi bantu umumaro. Ni nabyo Marita yari arimo, ariko Yesu aramubwira ngo urirushya wiganyira muri byinshi, kandi ngombwa ni kimwe. Haleluya. Ngo Mariya yakurushije guhita mu mugabane mwiza atazamburwa. Rero urakoze kwinyakura ukava muri izo nshingano, tukava muri ibyo byose bidufata kugira ngo twigicare ku birenge bya Yesu. Umwami Imana abiguhere umugisha kandi abigukomereze. Niba uri umurinzi ku nkike ntukajya ubura, cyangwa nunabura zijye ziba za mpamvu zikomeye umuntu atabona uko yiyambura. Rero Imana ibahe umugisha. Ijambo riri ku mutima wanjye ravuga ngo gukangura intwari. Haleluya. Gukangura intwari, kamenya ko ifite umurimo, kamenya ko ifite ikigomba gukora, hanyuma igahagurutswa n'Umwami Imana igakora. Haleluya. Turakoresha igitabo cy'Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 14. Navuze iby'ibyago ariko tujya tugira n'ibyiza, tujya tugira bamwe muri mwebwe bashyingirwa, bakora ubukwe, nabwo uzajya ugira ubwira tugushyigikira uko dushoboye. Haleluya. Abacamanza igice cya 6 turahera ku murongo wa 1 turagenda tumanuka buke buke. Niba twahageze dusome. Byiringiro byanjye nuko buri murinzi ku nkike yakwitoza gukunda ijambo ry'Imana no kuribamo. Haleluya. Byiringiro byanjye murabishyigikiye. Yesu ashimwe cyane. Waba uduhemukiye, udutereranye, ariko nawe witengushye, turamutse tubanye iyi minsi yose tumaranye, ukaba n'ukuri nta ntambwe uratera yo kwitoza kuba mu ijambo ry'Imana. Dutangira turisoma cyangwa se dutangira turyumva n'abandi, turyumva rivuga mu audio n'ibindi bitandukanye, tukarenga aho ngaho tukanaryiga, tukarenga aho ngaho tukitoza kuritekerezaho kugira ngo rihindure imitekerereze yacu. Iyi si n'akaga kayo n'imibabaro yayo ntuzayibasha ijambo ry'Imana ritaravugura imitekerereze yawe. Muranyumva nshuti z'Imana, rituma rimpagarara, rituma ubwoba, riduha gutunga igitekerezo cya Kristo muri twebwe. Umuntu ahinduka utsindwa iyo yakijijwe, ariko ijambo ry'Imana ntirigira umwanya muri we. Kubera iki? Umwanzi arabizi
kukwemerera ukagera hano ariko ibitekerezo byawe akabigumana, mbese bikaguma nk'uko byari bimeze kera utarahura n'umwami. Niki kibihindura? Ni ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe. Niyo mpamvu kugira ngo ijambo rigwirire mu mitima yacu, ni urugamba rwo mu mwuka, nshuti z'Imana. Haleluya. Umwanzi rwose ntazagukomera amashyi urisoma, azaguteza ibitotsi n'umunaniro mwinshi bituma ijambo ritaza n'impinduka muri wowe. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Twebwe dukora icyo dusabwa gukora, Mwuka Wera we arizerwa azarishorera. Ariko kurijyamo kabumbura Bibiliya, ukarisoma, ukariha umwanya, ukitoza kuritekerezaho, ni wowe ubigiramo uruhare. Mu murimo dukora byabindi tubakangurira gukurikira Bibiliya, iyo turimo gusoma tugira ngo turi codinge, ako nagaciyemo kugira ngo nkwibutse ko nabizi ko namwe bijya bibabaho. Umuntu ashobora kuba arimo gusoma ijambo ry'Imana ariko mu kanya ibitekerezo bye bikagenda, akaba yacuruza, yarera umwana, yakwambuka ibihugu akagera nko muri Amerika kandi arimo gusoma, kandi ku munwa utarekeye aho wakomeje gusoma, ariko wajya kureba ugasanga urangije igice cyangwa imirongo runaka nta kintu na kimwe wumvise. Ni njye nyine bibaho kuko iri jambo rirarwanywa. Iyo bikubereye gutyo rero urongera uragaruka, ntabwo ubyihorera, ntabwo uvuga uti ngewe sindyumva ntacyo nkuyemo, urongera ukagaruka, ukongera ugasoma kugeza igihe ugize ikintu usigarana. Amen. Mama yagarutse nyine n'amabwiriza yo menshi. Abacamanza igice cya 6, reka dusome kuva ku murongo wa 1. Ngo Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka abahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Abahana cyangwa arabareka, batsindwa n'Abamidiyani. Ngo nuko Abamidiyani banesha Abisirayeli, batera Abisirayeli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Kandi Abisirayeli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamuka n'Abamaleki n'Ab'iburasirazuba bakabatera. Barabarekaga bagahinga, bakareka bakagira ibyo bakora, bamara kubikora ababanzi babo bakazamuka. Ngo bakagandikayo bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gaza. Ntibabasigire na ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisiraheli. Ngo bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbo y'inzigi. Niba mujya mubona ukuntu inzuki zimuka ari ikirundo kinini, uko niko bazaga ari benshi cyane. Bakazanya n'amatungo, bakazana n'ingabo, bakaza ari benshi cyane kugira ngo ntagire icyitwa umurima, ntagire icyitwa itungo, ntagire icyitwa ikimera gisigara mu Bisiraheli. Ngo nuko niko bazaga. Ngo ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare, bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Niba mwibuka ku murongo wa 1 uko byatangiye, ngo Abisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Muri make itangiro ryo gutsindwa kw'abari basanzwe babana n'Imana, abo twakwita inshuti z'Imana muri twebwe cyangwa abizera, itangiro ryo gutsindwa cyangwa se n'abatarizera aho dukomoka mu miryango n'ibindi bitandukanye, itangiro ryo gutsindwa, itangiro ryo guhesha Satani imbaraga kuri twebwe ni iringiri. Abisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Uko bakoraga ibyangwa n'Uwiteka, ngo ukangure kuzasoma igitabo cy'Abacamanza, kiratangaje. Iteka uko bakoraga ibyangwa n'Uwiteka, abanzi babo babarushaga imbaraga. Bakoraga ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka akabareka, bagasigara mu maboko y'abanzi babo, abanzi babo bakabarusha imbaraga. Nuvuga ngo intangiro yo gutsindwa no gukora ibyangwa n'Uwiteka, niryo tangiro ryo gutsindwa. Imana itugirira ubuntu. Itangiro ryo gushoborwa na Satani, niba ariko navuga, nukureka, nukubererekera, nukumuha akanya gatoya. Mu Befeso 4:27 aratubwira ngo ntimubererekere Satani. Nkuko tubizi kuberereka ni ugutanga akanya ho gatoya. Umwanzi wacu kuntu adushuka cyangwa imikorere y'isuku idushuka, itwereka ko kubererekera Satani ho gatoya ntacyo bitwaye. Kuko akenshi twebwe abitwa ko bari muri Kristo Yesu, kugira ngo tuberereke biba ari ibintu twarebye tugasanga ntacyo bitwaye, tugasanga rimwe na rimwe biratwungura, tugasanga rimwe na rimwe bizatuzanira imibereho myiza. Umuntu agasedaho gatoya, agashyiramo akanyomaho gatoya, akabeshyaho gatoya, akabyemeraho gatoya ngo adatakaza uwo mukope cyangwa uwo mukopine. Ibintu nk'ibyo tuba tubona ari nk'ibintu bikeya, akabeshyaho gatoya mu mpapuro, tukumva ni akantu gatoya. Ariko umwanzi n'umuriganya abazi neza ko kumuberekeraho gatoya bifite ibindi bihumbi bidukinguriye mu isi y'umwuka tutareba ku kanya.
kubera ko abakunda Imana ntago tuba tugamije kubabaza Imana. Siko bimeze? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abana b'Imana rero benshi bakayoberwa icyo twinjiza mu mwuka iyo tuberekeye Satani ho gatoya. Mu isi y'umwuka ntitukibone kugira ngo atubashe. Ibindi twakomejeho ku murongo wa 2 biratwereka uburyo abamidiyani banesheje Abisiraheli, bakabanesha ku kigero nta kintu na kimwe basigaranaga. Ingorane rero iri aha hantu natwe igitubaho nuko baribwaga bakanyagwa ibyabo babireba, ariko icyo bakoraga cyonyine nicyo twakwita gukonstate. Bakabibona bigenda, bakabona amatungo bashiraho, bakabibona bakagarukirizaho, bakabinotisinga, bakabibona nkuko abana b'Imana bamwe bijya bitumerera. Tukabibona, tukabona abacu banyagwa, tukabona ibyacu byibwa, tukabona Satani atwaza igituga abantu, tukabona imiryango isenyuka, tukabona abana banywa mu rumogi, tukabibona tukagarukiraho. Bamaze igihe kinini babibona gusa, bakora ikintu cyitwa kubibona gusa. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Ndifuza guteza umutima wawe n'uwanjye umwete wo gusenga. Ni bande bashobora kwitanga gusenga? Ni abantu bari desperate, ni abantu babona ko bakeneye Imana. Kwiriza ubusa murabizi ko bigoye. Yesu ashimwe cyane. Kubyuka mu gicuku ugasenga, cyangwa mu gitondo cyangwa ninjoro, gushyira umwanya wawe ukawukura mu bindi bintu wari kuba arimo ukawutanga gusenga biragoye, kandi twese biratugoye. Kandi tuba dufite ibintu byinshi cyane birimo biduhamagara kugira ngo tubikore twe gusenga. Ninde rero ushobora kwitanga mu gusenga? Ni umuntu uzi neza ko akeneye Imana, ni umuntu uzi neza ko ubutabazi bwe ategereje kuri icyo kintu buzava gusa imbere y'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Nyuma yo gukora ibyangwa n'Uwiteka, umwanzi abatera ikimeze nk'ibitotsi byo mu mwuka, bakareba gusa. Umwaka washira bakongera bagahinga, abanzi babo bakaza bakabiribata, ntagire icyo basarura, ariko bagakomeza bakagira gute? Bakareberera kwibwa kwabo. Haleluya. Bakareberera. Uzi guhinduka indorerezi yo kunyagwa kwawe, ugahinduka indorerezi yo gusenyuka k'urugo rwawe, ugahinduka indorerezi y'imirimo y'umwanzi ubireba, ariko ugahinduka iki? Indorerezi. Umwuka wera yo kabyara ahagurutse intwari muri twebwe kugira ngo duhaguruke dukorane n'Imana yacu, kugira ngo witange nitange mu gusenga, ne kuba indorerezi. Ni nkaho umujura yakwinjira iwawe uba ufiteho ubutware, byibuze ubashije no kuvuza induru nayo ntuyivuze, ukifata neza nk'umuredi wiyubashye, umugentleman wiyubashye, ukifata neza, agasohora televiziyo, agasohora intebe, ugakomeza ukifata neza. Niko abera benshi bameze, bifashe neza mu gisirimu, kubera ko gusenga cyane bidasirimutse, birasakuza, bitera kuma iminwa, bitera kumeneka umutwe iyo wiyirije, ntibyiyubashye, ntibinasirimutse. Ariko mu isi y'umwuka nuko tuba twifashe, dusirimutse, twambaye high heels, twibwa, turi indorerezi yo kwibwa kw'amahoro y'urugo rwawe, kwibwa kw'abavandimwe bawe. Ikibazo kikaza kikaba rusange, kikaba kikuriho, cyarabanje kuri mukuru wawe, cyarabanje kwa mama no kwa papa, ariko tukomeza tukagira gute? Tukaba indorerezi. Uko umwaka washiraga barongeraga bagahinga, bamara guhinga abanzi babo bakaza bakabikandagira, bakabimaraho, bakabisarura atari bo babihinze, bakongera bakigendera, nabo bagakomeza kuba indorerezi. Imana itugirire ubuntu, ikuzuza ishyaka, iguteza umwete, uhaguruka uvuga uti siko bizahora. Haleluya. Haleluya. Imana y'imbabazi rero yashaka ko bakanguka bakarwanira ibyabo. Inzira z'Imana ziratangaje, zimwe zidusiga cyangwa ziducika cyangwa tutumva, tutanakunda, kandi nanjye ndimo muri abo batazikunda. Nuko Imana ijya yemera ko birushaho kuba bibi, kuko irareba byabaye bibi mu ntangiriro. Hortense ntiyakanguka, Jeanne ntiyakanguka, Jean Paul ntiyakanguka, kandi ari bibi. Dukomeza twimere nk'uko twari tumeze. Imana y'imbabazi ikemera bikarushaho kuba bibi, ngo irebe byibuza ko nakanguka, irebe byibuza ko wakanguka. Imana itugirire ubuntu. Muri iki gitabo cy'Abacamanza, iyo ugarutse ku gice cya 3, umurongo wa 1 n'uwa 2, haravuga ngo ayo mahanga
niyo Uwiteka yari yarekeye kugira ngo ayageragereshe Abisiraheli, cyane cyane abatamenye intambara zose z'i Kanani. Hari umuntu wumvise uwo murongo? Ayo mahanga niyo Uwiteka yari yarekeye kugira ngo ayageragereshe Abisiraheli, cyane cyane abatamenye intambara zose z'i Kanani. Imana ibasigaho nkana, kuko hari ubundi bwoko butazi intambara kandi butuye mu isi ifite ubutware bw'umwijima, kuko batazi intambara kandi umwanzi azabarwanya. Imana isiga abanzi hafi aho kugira ngo nabo bazatozwe intambara, kuko kurwana ko bazagira gute? Bazarwana. Ku murongo wa 2 ngo kugira ngo ab'ibihe by'Abisiraheli byose bamenyerezwe iki? Bamenyerezwe iki? Reka duhe Imana y'imbabazi icyubahiro. Haleluya. Imana y'imbabazi izi ko Satani agifite igihe cyo gukora, yifuza ko amaboko yawe yamenyerezwa intambara, kuko ugomba gukira warangiza ugakiza n'abandi. Abarinzi ku nkiki. Haleluya. Ngo kugira ngo ab'ibihe by'Abisiraheli byose, ab'ibihe byose, he kuzagira no mu muntu usigara akomeje ubusivili. Ngo kugira ngo ab'ibihe by'Abisiraheli byose bamenyerezwe intambara, kuko muri bo harimo abari batazi uburyo bwazo. Muri make, mu migambi y'Imana harimo kukwigisha uburyo bw'intambara. Ninye gushyiraho zose. Haleluya. Wakwibaza uti ibyo byose byambaho kuko sinzatagagare, sinzapfe? Oya, mu mbabazi z'Imana ntabwo ibintu byose bizakugeraho. Hari bimwe bizakugeraho, ibindi bikangeraho, ariko Imana yifuza ko amaboko yawe, umwuka wawe wamenyerezwa uburyo bw'intambara, kuko mu muntu wese wahawe agakiza, Imana itegereje muri we abandi bantu ibihumbi bazakira kubw'uwo muntu. Haleluya. Amaboko yawe natamenyerezwa intambara, abagombaga gukira muri we ntibazigera bakira. Nta gakiza kanyamwigendaho kabaho. Nubwo abantu benshi ariko bafite, ariko ntikabaho, ntikanagenwe. Ubu bwami duhagazemo ni ubwami bw'uruhererekane. Haleluya. Kuva kera abantu bizeye umwami bagendana nawe, bemera gupfa, barangije ibyo ngibyo babihereza generasiyo zikurikiraho, kugeza na n'uyu munsi turacyavuga Yesu nta shuri yasize atangije, nta monima yubatse, nta murage yasize ku isi, kubwo abahungu n'abakobwa bitangiye ubwo bwami. Haleluya. Iyo batabwitangira nta butumwa bwiza twari kuba dufite, ariko buracyariho, kuko abo bagabo n'abagore bajya baboneka. Niyo mpamvu rero nta gakiza k'umuntu umwe kabaho. Yesu ashimwe cyane. Imana ikurobanura iwanyu ugakizwa, kwari kugira ngo ukizwe, umenyane na Yesu, ibitekerezo byawe bihinduke, hanyuma nurangiza utozwe kurwana, kugira ngo ibyari biri iwanyu bitubaha Imana bikurweho nawe, Imana ikoranye nawe. Katumuha icyubahiro. Haleluya. Yatugiriye ubuntu aduha agakiza yo kabyara. Wadukuye mu miryango itazi Imana, yaratwizeye. Ubu ni ukwizerwa n'Imana. Imana rero iragutegereje. Haleluya. Hanyuma iratoza amaboko yawe intambara zitandukanye. Mwuka wera amfashe wowe nanjye dusohore mu kwibaza ngo why me? Why me? Why not you? Kuko watoranyijwe n'Imana kugira ngo ukomere, uzakomeza abandi. Watoranyijwe n'Imana kugira ngo Imana ikwigishe, umenye ko intambara y'umwuka ibaho, witoze gusenga bigoye, ugere igihe ubimenye, ugere igihe ubitoza abandi, kugira ngo ubwami bwa Satani busenyuke, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu gihe cyawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ayo mahanga rero Uwiteka rero yaretse nkana, ayareka nkana. Uze gukomeza kino gice cya 3 kiratangaje. Yabaretse nkana baguma aho ngaho igihe kigeze, ngo kandi Imana ngo yarabaretse ngo kugira ngo ibageragereshe, ngo irebe ko Abisiraheli bazakomeza kubaha Uwiteka baturanye n'abantu batubaha Imana. Abanyabyaha bazahoraho bakwegereye, barya amafaranga mukorana muri ofisi, wowe wabuze essence cyangwa wabuze ya moto, bayarye mwegeranye. Uture muri ghetto y'intizanyo, kuko utaragira amafaranga yawe, urarane n'abasore basambana, Imana ibyemere. Ayi.
abasore haleluya. Ngo Imana yeretse aya mahanga hafi yabo ngo irebe ko bakomeza kubaha Imana baturanye n'abanyabyaha. Imana ibikora nkana. Marezo baratsinzwe, murabizi ko batsinzwe. Ngo igihe cyarageze barongorana n'abakobwa babo baravanga, barangije baramya imana zabo. Ni ibi bikurikiraho byo gutsindwa kwa buri munsi muri iki gitabo cy'abacamanza. Imana ntiyananiwe gukuraho ikintu na kimwe mu bintu bikwegereye, nta na kimwe yananiwe kugezayo kure yanjye, nta na kimwe. Ariko hari ikigero cyo gukomera kw'amaboko yawe yo mu mwuka, n'ikigero ibyo bintu bizavaho. Haleluya. Hari ikigero cy'ubutesi ugomba gutakaza, n'ikigero bizavaho kugira ngo ukomere nongize ukomeza abandi. Hari abantu badashobora kwemera imihamagaro, nanjye uvuga ngo nanjye ngira ngo nari mbarimo, badashobora kwemera imihamagaro badaciye muri biriya bagomba gucamo. Kandi twese nitwanga imihamagaro ntibandi bazakorera Imana, ko Imana ikeneye abakozi. Muribuka mu byifuzo bya Yesu yabwiye abigishwa be ngo nidusabe nyiri bisarurwa. Yohereza iki? Abasaruzi. Kubera iki? Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi bahora ari bake. Kubera iki? Kuko dushaka kiza kanje njyewe ngenyine. Mana unyijyanire uzanyigereze mu ijuru amahoro, unyihere ibyo nshaka byose. Haleluya. Reka tugaruke muri iki gice cya 6 cy'abacamanza, tujye ku murongo wa 6. Umwuka wera arifuza guhagurutsa intwari iri muri wowe imbere. Ku murongo wa 6 ngo nuko Abisiraheli bariheba cyane kubwo Abamidiyani, baherako batakambira Uwiteka. Batariheba cyane ntago bagize gute? Ntago batakambye. Ariko muzi kundu turi biremwa by'ibitangaza, tuzi kumenyera ibibi ugahita ubyakomodetinga, ugahita ubimenyera kwikomereza. Nuko Abisiraheli bariheba cyane kubwo Abamidiyani, baherako bakora icyo bagombaga gukora kuva bwa mbere, baherako batakambira Uwiteka. Ngo icyo gihe Abisiraheli batakambiye Uwiteka kubwo Abamidiyani, Uwiteka nawe agira icyo akora. Haleluya. Ngo Uwiteka abatumaho umuhanuzi, arababwira ati Uwiteka Imana y'Abisiraheli ivuze iti, igiye kubibutsa amasezerano, muri bakigiye kubatungira agatoki icyo bazize. Ngo Uwiteka Imana y'Abisiraheli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti ndi Uwiteka Imana yanyu. Mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kugira gute? Kunyumvira. Ntibarakizwa amaboko y'abanzi babo, ariko byibuza bahawe hint, bahawe akamenyetso kabereka aho byapfiriye. Ntari igihe ushaka kumenya aho byapfiriye nuko byagenze, burya naryo n'itangiro ryo gutabarwa. Haleluya. Byibuze umenya uko usenga, umenya uko urasa, umenya uko urwana, kandi hari ukuntu umutima wawe uhita uterwa umwete iyo umenya aho byapfiriye. Kubwo kuremba kwabo, kuko bamerewe nabi, kuko bihebye cyane, noneho bibutse icyo bagombaga gukora kuva ku ntangiriro, bibateye gutakira Uwiteka. Ushobora kwibaza ati ko Imana igira imbabazi, kuki itabatabara batarataka? Nuko bataba bagize gute? Bakeneye Imana. Imana ntijya hano itagize gute? Idakenewe. Haleluya. Tuba tukibyibashirije, tukibyishoboreye, tukigeragereza. Nabo bari bakigeragereza, bagihisha, bakigerageza, ariko maze kubona ko ibyabo bitagikora, noneho bagira gute? Batakambira Uwiteka. Ushatse warekeraho kugerageza ibintu bimwe na rimwe. Kora ibyo mu bwenge bw'abantu bakora, kuko birahari. Imana yaturemye turi biremwa biteye ubwoba, bifite ubwenge, bivumbura, binoza, bikora. Kora ibyo ubwenge bugomba gukora. Ariko hari ibindi umuntu adajya kandiraho, ibindi bigenerwa Uwiteka, bisaba gushyira amavi yawe hasi no kumutakira no kuzamura amaboko, ukamubwira uti ndagushaka ngwino ndengere. Nawe iyo yabonye ko akenewe, nawe araseruka akaza. Haleluya. Bataratakambira Uwiteka, Uwiteka bari bataramukenera. Kandi mwibuke ko babaga basabanye n'ubu bwami, imana z'ubwo bwami zabaye izabo,
ni ukuvuga ngo bari bagitakambira ibigirwamana by'ayo mami baturanye. Uwiteka rero nawe wagenewe guhabwa icyubahiro nk'Uwiteka ntabwo azi ahantu ibigirwamana bicyambazwa. Yarabaretse ibigirwamana barabyambaza kugeza igihe bitabatabariye, noneho batakambira Uwiteka nawe araseruka. Haleluya. Byorohera ikiremwa muntu kwizera imbaraga zacyo. Sinzi mwebwe ariko turi abantu biyizera vuba. Umva biyize Uwiteka gutiza akantu ho gato agakora bigakunda. Ye baba data we, ukajya uhagarara ukavuga uti ni njyewe uriho. Hari igihe tutabivugisha ku munwa wacu ariko ubuzima bwacu ari cyo bwerekana. Hanyuma Uwiteka nawe akemera ibintu bikaducanga, tukagerageza mu mbaraga bikanga, ubwiza bwawe bukaba butagikora, igihagararo cyawe kikaba cyarabaye zeru. Vuga ngo zeru. Hanyuma ukabona gutakambira Uwiteka. Turi ibiremwa byihagararaho, turi ibiremwa byiyiringira vuba vuba. Ntitubivuga ariko mu mutima biba bicomekacometsemo. Uwiteka nawe akavuga Torutanse we, nzagutegereza kugeza igihe uzakoresha ubwenge bwose n'ubuhanga n'ubukoryo ntibukore, hanyuma bwamara kubura ukampindukirira ukanyambaza. Haleluya. Batakambiye Uwiteka, aboherereza umuhanuzi abibutsa aho byapfiriye, abibutsa uko yabakuje amaboko akomeye muri Egiputa, uko yabarengeye, uko yabarenganuye, uko yabatabaye, uko yabahaye igihugu, uko yari yarababwiye ngo ntimuzubahe imana zo mu Bamori n'Abamidiyani ntimuzazikorere. Arabibutsa ko bagezeyo ariko bakabyanga. Niki cyabateye gutakambira Uwiteka? Ni ukubabazwa. Umuntu naguseka ko winjiye mu bingo by'abarokore ngo byo gusenga, uzamwihorere, hari igihe nawe azadusangamo. Kandi kudusangamo ubundi ni amahirwe, kuko tuba dutabarije aho dukwiriye gutabariza. Kuko nadatabariza aho dutabariza, azatabaza ibindi kandi bibi bitanatabara. Kubabazwa rero byabateye gutakambira Uwiteka. Baratakamba, Uwiteka nawe aboherereza umuhanuzi. Bituma bamenya aho byapfiriye, bamenya ko bisha amasezerano y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nawe gusenga kwawe kuzazana igisubizo kivuye ku Uwiteka. Haleluya. Nta sengesho na rimwe ritakara hasi. Igisubizo Uwiteka azakohereza gishobora guhura n'icyo wowe ushaka cyangwa kikaza gitandukanye, ariko kubwo gusenga, haleluya, icyo gisubizo nicyo kizaba gikwiriye. Muranyumva nshuti z'Imana? Gutaka kwabo kwateye Imana kuboherezaho intumwa. Ku murongo wa 11 ngo nuko marayika w'Uwiteka araza. Batarataka, batarasenga, marayika ntiyaje. Haleluya. Ariko gusenga kwabo no gutaka kwabo gutumye Imana yohereza intumwa ivuye mu ijuru. Ngo nuko marayika w'Uwiteka araza, yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri, umuhungu we Gidewoni yasekuraga ingano mu muvure, bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Hari umuntu wumvise ubu buzima bwo kwihisha? Haleluya. Ukaba uhagaze mu buzima, kubaho bisaba kwihishahisha, kugira ibyo uhisha ngo tutabimenya, tutakubona, tukagira ibintu dukinga kugira ngo ukinge bakanaka batabibona, ntibambone, ntibabimenye, ntibamenye uko twaraye. Kandi nabo bafite ijisho rigenda nabo rikagira gute, rikabimenya. Bajya babimenya kandi twabihishe, bakabimenya kandi tutabivuze. Ariko reba ubuzima bari bahagazemo. Uyu muhungu wa Yowasi, uyu mugabo Gidewoni, yari arimo gusekura ingano. Yageragezaga kubaho, ariko kubaho arinze kwihisha. Yemwe bari muri Kristo Yesu. Ese abantu bari desperate, dushobora gufatanya gushaka Imana. Hari ibintu bitaryoshye werekezaho amaso ukabona sibyo byagombye kuhaba mu bawe, mu buhagarariye, mu bikwegereye, ukareba n'amaso ugasanga sibyo byagombye kuhaba, bikaba ngombwa kubihisha, bikaba ngombwa ko mbihishahisha. Abo ngabo nibo tugiye gufatanya gushaka Imana muri iriya minsi 3. Haleluya. Niba uri amahoro masa ubwo zaduherekeza, ariko reka mvuge ngo niba uri amahoro masa, nahamya ko ari ibitotsi byo mu mwuka. Ese data niba uri n'amahoro, nta n'abavandimwe we batsindagiwe batsikamiwe n'ibyaha,
nta n'abawe batarakizwa. Isi itorero ry'u Rwanda ryo uratubona gute? Ese iki gihugu cyo cyuzuyemo imihanda, mu mihanda harimo abasinzi, abasore batoya n'abakobwa batoya beza, n'ingo zisenyuka. Ese ibyo byo ntacyo bikubwiye? Umuntu utakwitabira gusenga nuhumye gusa, nuhumye gusa. Mani tugirira ubuntu. Kubaho birasaba kwihishahisha, kugira ibyo kinga batabibona. Uko nicyo gihe Gidewoni na bene wabo bari bahagazemo. Ngo maze marayika w'Uwiteka, ariko Imana ni nziza, ngo marayika w'Uwiteka aramubonekera, aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we ugirana ubutwari. Haleluya, haleluya. Gidewoni ubwoba bwaramwishe, nta migambi y'Imana azi, byabaye ibihuhe by'amakuru yari yarumvise, ariko reba imirebere y'Imana. Ngo marayika w'Uwiteka aramubonekera, aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we ugirana ubutwari. Twebwe turebye Gidewoni nta mbaraga tubona, nta n'ubutwari tubona, kuko arimwe arihisha kandi ntiyagiye kurwanya abanzi be, yuzuwe n'ubwoba. Ariko amaso y'Uwiteka, nkunda amaso y'Uwiteka ko atandukanye n'amaso yacu. Haleluya. Atandukanye n'imirebere yacu, atubonamo ibyo tutiyiziho, tutibonamo, yewe n'abandi bantu batatubonaho, ariko Uwiteka yareba akabibona. Tumuhe icyubahiro yo kabaho. Haleluya. Imana yabonaga Gidewoni uko we atiyizi, yamubonagamo gukira kwabe, yamubonagamo gukira kw'igihugu, yamubonagamo gukira kwa bene wabo. Gidewoni rero yari afite ibisubizo bimeze nk'ibyacu. Ngo Gidewoni aramusubiza ati mutware, abava mu ijuru bafite ubwiza butuma tumenya ko atari abantu basanzwe. Yahise amwita ngo mutware. Niba Uwiteka ari kumwe natwe, nawe ibingibi ujye ubyibaza, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? Imirimo ye yose itangaza iri he? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, muri make byari byarabaye nk'ibihuha kuko birashaje, ayo makuru yahindutse amakuru gusa. Ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Ngo nuko Uwiteka aramwitegereza, aratwitegereza disi dushobewe, ntadukuraho amaso. Ngo nuko Uwiteka aramwitegereza, ntiyajya gusubizanya nawe. Haleluya. Ntiyajya kumusobanura ngo urareba, ngo urareba. Imana yashiteye ubwoba, yizeye icyo yashyize muri twebwe. Ngo nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana. Ntagiye kumusobanura ngo urazifite cyangwa ntuzifite, ibi nibi, niko Uwiteka yarabataye cyangwa ntiyabataye. Oya, umurimo wo gukiza bene wacu urihutirwa, umurimo wo guhaguruka tukagendera Imana urihutirwa. Ngo nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye. Ubu ntiwagira ngo Imana irimo irashinyagura? Aha hantu haratangaje. Gidewoni yari ategereje Imana, ariko Imana nayo yari igize gute? Yari itegereje Gidewoni. Niko bimeze ku buzima bwacu. Tuba turimo turira dushobewe, dutegereje ko Imana izadutabara. Imana nayo itegereje ko uzahaguruka igitondo kimwe, ugahaguruka uvuga uti ibi ntibizakomeza gutyo. Haleluya. Gidewoni ategereje Imana, Imana nayo itegereje Gidewoni. Umva uko amushubije 15. Ngo Gidewoni aramusubiza ati ariko Uwiteka we, Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu ko turaboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuherezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati nukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Muri make bizakorohera. Ngo Gidewoni ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho, akita Yehova Shalom. Kiracyari ku musozi Ofura w'Abiyezeri na bugingo n'ubu. Reka duhe Imana icyubahiro. Nejejwe n'uburyo Gidewoni yemeye vuba, nubwo ibice bizakurikiraho agenda asaba ibimenyetso n'ibindi bitandukanye, ariko Gidewoni hari ikintu cyakoretse mu mutima we. Nshuti y'Imana, Uwiteka aragutegereje. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ntabwo twabuze ibyo dukora ngo dushyireho iminsi 3, nuko tuzi ko gusenga kwacu gufite icyo gukora, kandi umwanzi nawe arabirwanya kuko azi neza icyo bikora mu bwami bwe. Cyangwa umutima wawe ukagira umwete, cyangwa umutima wawe ukagira ishyaka, cyangwa umutima wawe ugatsinda inzara, cyangwa umutima wawe ugatsinda ibirangaza, ukavuga ngo iyi ni iminsi yo gushaka mu maso y'Imana. Haleluya. Icyamukareka kwireba ku byo udashoboye,
n'ubundi yuza kuba bishoboye warabyikoreye. Uwiteka arashaka wishingikiriza kuri we. Ibi ngibi Gideon avuga twese twabivuga, nzabakirisha iki, wacu turaboroheje, sinzi gusenga, sinzi kuvuga, sinabyishoborera Mana, ubuse ibintu byavaye, ubuse ningewe Imana yabonye, ubuse ningewe, dufite ibintu byinshi twasubiza Imana. Ariko Uwiteka amusezeranye ko azabana nawe, nkuko yasezeranye ko azabana natwe. Abahaguruka bose Uwiteka ahagurukana natwe. Haleluya. Tujya turangiza icyiciro kimwe cy'ibyo twasengeraga, nawe ubwawe wasubiza amaso inyuma ugatangarira Imana, ukavuga uti Uwiteka we, ahantu twahatambukanye gute, reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Wahanambukije ute, byashobotse bite, reka gutera kumuha icyubahiro. Cyangwa umutima wawe ugakanguka ngo Uwiteka aramubwira ati nukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Gideon ahise abyakira, yemera ko Uwiteka avuganye nawe. Ngo Gideon ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho, akita Jehova Shalom, kiracyahari na bugingo n'ubu. Haleluya. Icyamira ijambo nturifate nk'irya Hortense ngo bimenyere ubishyire mu yandi magambo yandi wanyumvanye, ukamenya ko Uwiteka arimo kuvugana nawe, kugira ngo ahagurutse intwari iri muri wowe. Uhaguruke, Uwiteka agira ibyo agukirisha kuri wowe no kuba kwegereye. Mwibuke ko atari impanuka imiryango twavutsemo, si impanuka imiryango twashatsemo cyangwa yadushatsemo, si impanuka kuba wegeranye n'aba bandi wegeranye nabo. Abubaha Imana, abatayubaha, abatazi iyo biva n'iyo bijya, abapfuye nabi, abo Satani twaje igitugu, si impanuka kuba Imana yaremeye ko wegerana nabo, nuko Uwiteka yiteguye gukorana nawe kugira ngo mugire ibyo mukiza. Haleluya. Umurimo wo gukiza abantu, ububata bwa Satani urihutirwa, si uwo gupostponinga, si uwo kuranzika, si uwo kujyana kera. Ngo nuko ijoro ry'uwo munsi, mwumva uburyo birimo gukorwa vuba. 25 navuye kuri 16 njya kuri 24, hanyuma ngiye kuri 25. Ngo nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enifizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo. Nta bintu byo gukerererwa, nta bintu by'imikino, ngwino tugende mu murimo. Nezerewe Gideon. Nuvuga ngo umutima wa Gideon wari amaze kwemerera Imana. Ubundi umutima wa Gideon utemerera Imana, ibi bigirwamana bya senteri gutinyuka kubikoraho. Muranyumva nshuti z'Imana. Haleluya. Cyangwa umutima wo kwemerera Imana, ukavuga uti Imana ndi hano gukiza umuryango wanjye, ndi hano ubuzima bwanjye buhuzwe n'umugambi wawe, buhuzwe n'icyo wandemeye. Ndi hano Mwami, unkize kureberera ibyanjye byibwa, unkure mu ndorerezi zitagira icyo zikorana nawe. Amahame y'Imana nuko ari ntacyo twabihinduraho. Imana yaje gushaka Gideon, yari inaniwe kubyikorera buriya, yari inaniwe kurimbura Abamidiyani ikabazingazinga mu kanya gatoya, ariko imikorere yayo iteka ikorana n'umuntu. Haleluya. Kuko isi Imana yayihaye abantu. Imana ntiyivuguruza. Icyami cyo kibazo ukagishyiraho akadomo, aho kwirirwa baza ngo ubuse ngo kubera iki, ngo ngewe ngo gute se ngo Imana ngo yibishaka. Umurinzi ku nkike ntakwiriye kuba mu bantu bavuga ngo ubuse ngo Imana ngo ibibishaka, ngo iba yarabikoze. Irabishaka cyane cyane cyane, ariko yabuze Gideon. Ntabwo Imana mu migambi yayo hari harimo kuba ubwoko buzatsikamirwa n'Abamidiyani. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntabwo Imana mu migambi yayo harimo yuko abawe batsikamirwa na Satani, batwazwa igitugu na Satani. Ntabwo biri mu migambi y'Imana. Umurinzi ku nkike ntakwiriye kuba mu bantu bavuga ngo Imana nibishaka. Come on. Imana nibyemera, yabyemeye kera. Icyambere ishaka abantu bose bakizwa. Haleluya. Ishaka abantu bose baberaho icyo yabaremeye. Irabishaka wikwirirwa ibyibaza, ahubwo yabuze uwakwemera guhaguruka nka Gideon. Nuhaguruka Imana izakorana nawe. Ntiwitanga gushaka amaso y'Imana, Imana izaduhishurira ibintu tutari tunazi ko bibaho. Umwanzi n'icyo akora, araturangaza, akaduhindura indorerezi zo kwibwa kw'ibyacu, zo kwibwa kw'abacu, tugahinduka indorerezi. Tukareba uwa mbere agenda, tukareba uwa kabiri agenda, tukareba uwa gatatu agumirwa, tukareba uwa kane ahinduka ingumba, tukareba uwa gatanu akorera Satani, tugahinduka indorerezi zo kwibwa kw'abacu. Abantu bose bakwegere niba warakijijwe, nagira ngo nkubwire ko bashinzwe. Uravuze ngo Hortense nawe urakabya. Oya ntabwo nkabya. Abantu bakwegereye bose urabashinzwe niba warakijijwe. Kuko gusenga kwawe
gufite icyo kwakora, gufite icyo kwahindura ku buzima bwabo. Haleluya. Ngo nuko ijoro ry'uwo munsi 25, ngo nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enda imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze usenye ntukerererwe, usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo. Ibi ni ibintu byo kumaramaza no kwiyemeza ukavuga uti niba ari ugupfa ndapfa, ariko ibya Satani birasenyuka. Turaza gusoreza ko intambara yacu twebwe atari iy'umubiri. Ngo maze wubakire Uwiteka Imana yawe. Iyo ni Imana imuvugana nawe, Uwiteka aravugana nawe kuri wa marayika w'Uwiteka. Ngo maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome, kandi ubikora ugize gute? Ubyitondeye. Haleluya. Kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa, ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Temagura Ashera, temagura ibyo se yubatse, ibicaniro yubakiye Bali, utemagure kandi byose ubikora ubyitondeye nkuko Uwiteka yakubwiye. Kandi ni muri iryo joro kuva Uwiteka yamusura nta mwanya wo gutakaza uhari. Ubundi iyo tumaze gukizwa nta mwanya wo gutakaza uhari. Icyo akora tuwutakaza tutari twamenye, kubera ibyo tutazi tukawutakaza, tugakomeza kubaho nkuko twari turiho, tutazi ko isengesho ryacu rigira icyo rimara, tutazi ko kumvira Imana kwacu kugira icyo kumara, tukaberekera Satani, tutazi ko dufungura ibintu ibihumbi bizasigara biturwanya. Ariko umaze kumenya ukuri nta mwanya wo gutakaza ubuhari. Muranyumva nshuti z'Imana? Iryo joro marayika yamusuye, iryo joro niho ibi byose byabereyemo. Asenyera Bayali, atemagura Ashera, byose abihindura inkwi. Kandi Uwiteka aramubwira ngo byose ubikore ubyitondeye. Kuri 27, ngo nuko Gidewoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza, akantu kararyoshye, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse. Yaravuze ati ibyo twakoze mu buryo bwacu dushaka aho byatugejeje narahabonye, kuva uyu munsi ngewe Gidewoni ngiye kujya mbikora nk'uko Uwiteka yavuze. Cyaduhabarinze ku nkiki. Haleluya. Abagore n'abagabo, abasore batoya n'inkumi bavuga ngo ngiye kujya mbigenza uko Uwiteka yategetse. Ntitaye ku byo abantu basigara bavuga, ntitaye ku byo mpomba, ntitaye ko bazambwira ngo ndi umuswa, ndi umuturage sinzi ibigezweho, ngiye kujya mbikora nk'uko Uwiteka yategetse. Mwaretse tukareka kuvanga. Haleluya. Mwaretse tukemera kurwanirirwa n'Uwiteka. Kwemera kurwanirirwa n'Uwiteka ni ukuvuga ngo nzabikora uko Uwiteka yabitegetse. Ibicamo bizacemo, bitazacamo nzamutegereza. Koko kabura umurinzi ku nkike, uri umukobwa ukumva ngo kugira ngo umuntu agumane umusore rero ngo nuko agira gutya ngo yemera bakamukorakora, uwo musore wemera ari uko yagukora arakagenda agire guti aheri. Ngurumva ngo uramutakaza, ugize Imana nagende yihuta kuko n'ubundi wari buzamushobore. Ngurumva ngo akazi ngo wabonye isoko ngo ntuwitware gutya ngo biba ari ubuswa. Mbese Imana yawe ni umuswa, ni inkene, ntizi gutanga umugisha wo mu mucyo, byarayishobeye. Ayi. Ubwenge bwinshi butubuza kwiyiriza, ngo urumva, ngo urareba, ngo uyu muntu yirije rero ngo amara, ngo urabona ngo amara manini ngo ukuntu ahereza. Mbese ubwenge bwinshi wize butumye amahame y'umwuka atagira hafata, ngo amara manini ngo ahereza amato, ngo urumva ngo iyo ntaki. Ntabyo numva. Imana yavuze ibyo gusenga no kwiyiriza, ivuze mu isezerano rya kera, ibivuga muri shya ntibirahinduka. Nzabifata gutyo nk'umwana mutoya hanyuma tugende. Haleluya. Abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyitse kubikora ku manywa kuko yatinyaga umuryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bali gisandaye na Ashera yari hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati ninde wakoze ibi? Barabibaririza bamenya ko ari Gidewoni mwene Yowasi wabikoze. Amasengesho yose dusenga singoma ngo tuyasenga abantu bumva. Hari igihe umuntu aba afite ubupfapfa akajya yirukana abadayimoni mu muntu, ukayirukana nko mu mugabo wawe cyangwa mu mugore wawe, ukavuga ati ndirukana dayimoni w'iki, kandi ukabikora yumva. Kavuga ati nuko basara. Hari ibintu badakora abo mudahuje kwizera badahari. Ukagenda bakakubwira gusengera, uri mu iteraniro ry'umuryango, ugize Imana baguhaye ijambo, utangiriye mu gusengera mu ndimi.
Come on. Abantu ntibakijijwe ntibazi n'ibyo ari byo, uratangiye ngo ribashikara amasandara koko. Aho ubabwire urukundo rwa Yesu, babwire ibintu byumvikana, kuko basanzwe bazi ko twasaze, noneho nyifato yawe irushiraho kwerekana ko twasaze koko. Uraduhemukiye. Ubundi umurokore akwiriye kumenya uko yifata mu bantu bose. Wagera mu banyabwenge bahanika ubwenge ukabwira umwuka wera, urabizi ko ngiye nta bwenge ngira n'amashuri ntayize, ariko mpimvugo y'aba bantu uzi ko umwuka wera bikora, akaduha imvugo y'abantu bize, tukaganira n'abantu bize bakajya bagira ngo natwe dufite amashuri nka yabo, zeru adahari. Wagera mu basirimu umwuka wera akaguha inyifato yayo, wagera mu badasirimutse badafite namba umwuka wera akaguha uko mubigendanamo, nabyo bigakunda. Ariko hari igihe wibwira ko kuvuga mu ndimi ari byo bibemeza, indimi zigeraho zivugirwa. Haleluya. Kuko nazo zibaho, abatazemera rero ubwo murafashijwe, zibaho, ziri muri Bibiliya. Senga nawe Imana ubwo byanditse nawe bizakubeho. Hazi indimi, hazi ikindi umwuka wera yagennye, ariko gira inyota y'iby'Imana. Kwa Korneliyo ntibatubwira indimi bavuze nuko byagenze, ariko hari ikintu cyabaye kuko bahawe umwuka wera biragaragara. Ba Petero n'abagenanye barabibona. Ese ibyo bintu uko bihari kuki twaba tutabyifuza? Ariko bihabwa abande abatinda ku birenge bya Yesu. Udusengesho tumunota umwe bira bintu uzasaza utabibonye. Ariko nunyuza mukavuga uti ndi umukozi Yesu, ariko mfite weekend, mvuye mu makwe, mvuye muri anniversaire, ndabiretse ngiye kwikirana n'Imana yanjye. Haleluya. Uzatangira utazi iyo biva niyo bijya, ariko mwuka wera ahora akurikirana bagira inyota, batazi uko bigenda akabuzuza. Arabizi ko tutazi ko dukwiriye gusenga, ariko iyo twikingiranye n'inyota yo kumushaka, aduha iby'ijuru ritanga ryonyine, ibyo abapasiteri badatanga, ibyo teoloji idatanga, arabiduha dutindanye nawe. Iyi si nta kanya na kamwe izagusigira. Yewe idukipinze busy. Yewe reka nkomeze dusoze, saa 2 turasoza. Haleluya. Bukeye bwaho oya twaharenze, abo mu mudugudu barabyutse basanga byagenze kwa kundi. 29 barabazanya bati ninde wakoze ibi, barabibaririza bamenya ko ari Gidewoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaje igicaniro cya Bali agatema Ashera yari hafi yacyo. Haleluya. Imana isanga Gidewoni ni nayo isanga se. Rekeraho kugira ubwoba. Ngo Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Atushaka kumuburanira bamwice hakiri kare. Niba ari Imana, niba Bali ari Imana, nigira gute? Niyiburanire kuko basandaje igicaniro cyayo. Haleluya. Ntuzagira ubwoba bwo gukiranuka, ntuzagira ubwoba bwo gukora icyo Imana yakubwiye ubizi neza ko ari Imana yakubwiye. Bibutse ko kumenya icyo Imana yatubwiye bizangana n'ijambo ry'Imana babikiye muri wowe. Hari abantu benshi babeshyira ngo Imana yavuze itavuze. Uranyuma nshuti z'Imana, ushize naganiye n'umuntu ambwira ibintu Imana yamubwiye, n'ibindi yarimo kumbwira muri ako kanya nabyo n'ibyo Imana yaramubwiye. Kandekeraho umvangiza agahinda. Imana turayibeshyira. Igipimo gituma tumenya ko Imana yavuze cyangwa itavuze ni iri jambo ryayo rigwirira muri twebwe. Uko tutaritunga bizatuma tuzajya tubeshyira Imana ngo yavuze, tubeho ubuzima bugowe bubishye tuzi ko ari Imana yavuze kandi itarigeze ivuga. Inzozi zose ntiziva ku Mana, hari nk'iza Hortense zivanze n'imiruho, zivanze hari n'ibisanzwe imeremerwe ya muntu, ubwenge bukagarura n'ibindi ntazi bya subconscious bikagarura nkagira inzozi. Ntabwo inzozi zose zihita ziba iz'Imana, ariko hari abarokore barushye bayobowe n'inzozi gusa. Urarushye, uragowe, urapfuye gusa. Ijambo ry'Imana nakayunguruzo, kayungurura inzozi ukamenya ngo zizavuye ku Mana, izi ni izisanzwe. Nushaka kwinterpreta buri pusi, buri njangwe, buri nyoni y'umukara n'iy'umweru uzayoba. None hariho n'ikindi kinyoma, uhamagara kana ukamubwira inzozi zawe, ukamubwira ngo akubwire icyo zivuga, ukongera ugahamagara nge, ukongera ukaduhamagara turi bane, turaje tugucange rero kuko turakubwira ibintu bitandukanye, none ugacanganyikirwa. Iyo umuntu arose kandi ukumva inzozi zaze zifite uburemere muri we, kuko zibaho, kumva zigusize mu buryo butandukanye no kwa rumeze. Imana yacu ntivugira ubusa kandi ntirijajwa. Urongera ugasenga, ugasaba Imana kugira ngo igubwire ibyo warose ibyo ari byo. Ushobora kutabimenya kuko wenda
uri mu ntambwe za mbere z'agakiza. Reba umuntu umwe uri mu ijambo ry'Imana utaravangiwe, umugisha inama, kandi nawe nagusobanura azakubwiraho gatoya kangana nuko yamenye, kuko tutamenya byose. Uzashaka umugore ku nzozi, ushaka akazi ku nzozi, ube muri Kigali ku nzozi, wimuke ku nzozi, uzaruha kandi ubihirwe, kandi ugire umunkanyari mu gakiza. Hari abantu babihiwe, bashaririwe, bashatse abagore batari bo, amurusha nk'imyaka nka 20, ngo kuko yari yabirose. Ngurumva ngo nene nabwiye Imana ngo nazayambaye ikanzu y'umutuku. Koko ikanzu y'umutuku yanyura ukayishingiraho. Ikindi, impano z'Imana, Korutansi urarondogora, impano z'Imana zitandukanye n'agakiza. Reka kureba umukobwa uririmba neza hano ngo ituvuga ngo uriya yaba umugore, uriya yaba umuririmbyi, ntiyaba umugore. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ureba umuvuga butumwa mwiza w'umusore wikarakasa ariko udafite karakter y'abagabo, udafite ikintu na kimwe cy'umugabo mwiza, kuko aza amaverse. Erega impano zitanga igikundiro, none mukadukunda. Ariko ibi ngibi bitandukanye no mu rugo. Kabona umusore mwiza ufite Bibiliya, na kositimu y'amafuti, ari byo byonyine. Nta gitekerezo, umuryango ntacyo umubwiye, ni inzererezi. Iyo mpano yamuhinduye inzererezi. Umuryango uretse kuzawurushya no kuzawunaniza nta kindi azawukorera. Uti mbonye umugabo, barampanuriye, barambwiye. Garuka ruta, garuka. Hanyuma rero Imana yari yasanze se wa Gidewoni. Aravuga ati Bayali niba ari Imana nigire gute niyiburanire, kuko niyo basandaje igicaniro cyayo niyiburanire. Mureke dukora ibyo Uwiteka adusaba gukora, gusenga kwacu kugira umumaro. Haleluya. Iyo habonetse umuntu umwe witanga gushaka Imana, ibyaduteraga ubwoba bihita bibura imbaraga. Mwibuke ko yagiye kubisenya ninjoro afite ubwoba, atazi uko biri bugende, ariko kuko yumviye Imana, yitanze, yemeye ko Imana izamukoresha gukiza bene wabo. Uko kwitanga bituma ibyari biteye ubwoba byose byamburwa imbaraga. Intwaro ya mbere Satani afite akoresheje ibihe birebire, agikoresha na n'uyu munsi, ni ukudutera ubwoba. Iyo aguteye ubwoba abakubashije. Ariko twitanze gukorana n'Imana, ibiduteye ubwoba ntitumenye igihe byamburiwe imbaraga. 32 nicyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gidewoni Yerubali, avuga ati Bali ni murege, kuko yasandaje igicaniro cyayo. Abamidiyani bose n'abamareki n'abirasirazuba bateranira hamwe, barambuka bagandika mu kibaya cy'Yezereli. Uyu murongo wa 33 uwumvi. Haleluya. Urugamba Gidewoni yarutangije, ariko abanzi babo barushijeho kuza ari benshi. Iyo umuntu agize ubwoba mwene ahangaha ntabwo aharenga. Umva uko bigenda. Iyo utangiye kwitanga mu gukizwa neza, mu kubaha Imana, iyo utangiye kwitanga mu gusenga, bimbera nko gukoza agati mu ntozi. Satani ahita ahaguruka n'imigabo n'imiganda. Abana b'Imana rero benshi ntabwo barenga hano. Bahita bavuga ati iyo nsenze birushaho kuba bibi. Abo byabayeho, haleluya. Ngo iyo nsenze birushaho kuba bibi, none agahita abyihorera. Oya, ahubwo igira imbere uhangane nawe, azimuka, azahunga. Ngurumva ngo iyo nsenze ngo nibwo inzozi mbi ziza. Iyo nsenze ndota bansambanya kandi ntabirotaga. Iyo nsenze ngo koko hari abana b'Imana cyo tuganira akarira ati kuko nari ndi muri 40 jours abari bwo njya kwikinisha, nari ndi muri 40 jours abari bwo nsambanywa muzi, nari ndi muri, bimeze nk'ukoza agati mu ntozi. Watangije urugamba wirekeraho, ahubwo komeza umwanza ahunge. Kuko Satani nawe ababona ko hari ikintu kibaye, nawe agagurukana n'ingabo ze zose, agahamagara kiyunga, agaterateranya ibyahe kugira ngo utarenga aho ngaho. Ariko numenya kuri muri wowe akomeye cyane kuruta ukorera mu isi, uzasenya ubwami bwa Satani. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baraje bose bagandika mu kibaya cy'Yezereli, abanzi babo bariteranya, baraza baruzura. Uzumva tuvuga ngo kuva twatagira gusenga byarushaho kuba bibi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. 34 Imana iha Gidewoni ku mwuka wayo. Haleluya. Ngo ahera ko avuza ikondera, ab'Yezereli bateranyirizwa aho ari. Ngo atuma impuruza mu gihugu cya Manase cyose, nabo bateranira aho ari. Atuma izindi muri uko umugabo wari ufite ubwoba, wavuga ngo bene wacu nabakirisha iki, ko ndi umuhererezi, ko ntazi ibi byose ntabyo nzi, ariko Uwiteka muhaye ku mwuka we.
niwemera gukorana n'Imana ntuzagenda wenyine, Uwiteka azaguha ku mwuka we. Nuhaguruka gusenga, nuhaguruka kwitanga, ukavuga ngo ubwami bwa Satani bugomba gusenyuka muri uyu muryango navutsemo, Uwiteka azaguha ku mwuka we, azakuzuza imbaraga ze, uzasigara utangara ibyo wakoranye n'Imana. Ngo atume impuruza mu gihugu cya Manase cyose, nabo bateranira aho ari. Muri make batangiye kumwemera, arahamagaye ngo bahure bakorera Imana. Ngo atume izindi mu Basheri no mu Zebuloni no mu Nafutali, ngo barazamuka ngo bahure. Nshuti z'Imana, ubumwe bw'amasengesho busenyera ubwami bwa Satani. Iwanyu ufite abantu bakeya bakijijwe, cyangwa se ufite inshuti, hagurutsa ababyemera bose mufatanye gusenga. Nugira umugisha ufite umuryango wawe umwe, babiri se, inshuti zawe se, gira ubumwe bw'amasengesho, ugira abantu mufatanya, baba parteneri mu masengesho, murebe uburyo ubwami bwa Satani busenyuka. Murabizi uburyo umwanzi arwanya buno bumwe. Abuje abagore n'abagabo bombi ari abarokore, abuje gusenga. Abuje abavandimwe bose ari abarokore, batatu babiri bangahe, ariko babuza gusengera hamwe, kuko azi imbaraga z'ubumwe bwanyu. Ongera witange, uhamagare abari uhagarara kuri icyo gicaniro kugira ngo cye kuzima. Tangira rimwe mu kwezi, bibe kabiri mu kwezi, bibe rimwe mu cyumweru, mushireho umunsi muhuriyeho wo kwiyiriza ubusa no gusenga. Muhurize hamwe, murebe uburyo ubwami bwa Satani busenyuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka ndangirize kuri iki cyanditswe cyo mu Bikorinto wa 2:10 kugeza kuri 5. Ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Mwuka wera arimo arakangura intwari iri muri wowe, kugira ngo wongere ugaruke, wemere gukoreshwa n'Imana. Muri bw'itangiro ryo gutsindwa kwabo nuko bagize gute? Bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Bakoze ibyangwa n'Uwiteka, niho gutsindwa kwabo kwavuye. Niyo mpamvu nugira umugisha wo gusenga, ntukibagirwe kwihana ku bwawe no ku bwa bene wacu. Ibyo duhagazemo uyu munsi byinshi bikomoka ku bantu banze gukora ibyo Uwiteka ashaka. Uretse n'ibya kera n'iby'uyu munsi, ushobora gusanga uri umukijijwe kandi nawe akaguru kawe kamwe karacyari hanze kandi kari mu rusengero, ariko uzengurutswe n'abakora ibyo Uwiteka yanga. Ibyaha bimeze nk'ibitambo mu bwami bwa Satani. Ibyaha ni ibitambo mu bwami bwa Satani, bimuha imbaraga. Umuntu avuga ati nta mafaranga niririye, nisambaniye se, nako kugira ngo bibe byiza ntimubyita gusambana, mubyita gukora sex, bikaza biri sexy, bivugitse neza, ukagira ngo ntibyica. Ntari namenya ibyo bintu, nari ndangayemo gakeya. Umuntu yarambwira ati nuko turakundana. Ntimurakundana? None simenye ko gukundana. Abazi nyine ngo barakundanye, kumbe arimo aravuga ko baryamanye. Ibyaha ni ibitambo mu bwami bwa Satani, bimuha imbaraga. Niyo mpamvu bene wacu abatwaje igitugu, Satani abatwaje igitugu kugira ngo bikomeze bihe ubwami bwe imbaraga. Gukiranuka, gukora ibyo Uwiteka ashaka, kumvira Imana mu gatoya na kanini, nabyo ni ibitambo muri ubu bwami bw'umucyo turimo. Haleluya. Muribuka Yesu yaravuze ngo umwami w'iyisi, umutware w'iyisi arimo araza, ariko ntako ari bunshobore. Kubera iki? Ntacyo kigize gute kindimo. Ntushobora gusenya ubwami ukora ibimeze nk'ibyo muri ubwo bwami. Niyo mpamvu Satani n'umuriganya, abashaka akaryango. Hari igihe kiba atari icyaha, kiba ari igikomere. Igikomere kibyara urwango. Ntushobora mu bwami bwe barangana, ntiwamurwanya wuzuye kwangana. Niyo mpamvu gukira k'umutima no gukira kw'ibikomere ni ikintu cyihutirwa ku bamaze gukizwa. Ukwiye kubwira Imana ngo nkiriza umutima wanjye, ntugire umuntu n'umubika, n'abampemukira n'abanyica simbange. Ntushobora gusengera umuntu no kwingingira umuntu udakunda. Ibikomere dukwiye kubizanira Imana kenshi. Impamvu uvuga kenshi ni uko utarangije gukomereka. Ntabwo warangije. Icyaha kikiri mu isi, urakomereka uyu munsi n'ejo bundi. Haleluya. Abikorinto wa 2:13 ngo nubwo turi abantu, ntabwo turwana kimwe n'abantu b'isi. Intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka,
zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Iriya miruho, iriya mibabaro, kuriya gutwazwa igitugu biri mu buzima bwacu n'abacu, dore icyo byashyiriweho, ngo byashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Iyo ubona akana gatangira imibabaro kari gato, kagakura mu muryango ntugakunde, bakagaterana hirya no hino, imibabaro n'ingorane bikaza, ibikomere bikakuzura, yajya kwa se wabo bakamufata ku ngufu, yajya kwa nyirarume, ibintu by'amafuti byinshi. Ibi bintu byose byari bibereyeho ngo gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Umwana akajya gukura yabaraye igisenze, ajya avuga ati Imana ntibaho, yiza kubaho ibi byose ntibyambayeho, ntibyari kumbaho. Ariko intwaro dufite si iz'abantu, ni intwaro twahawe n'Imana. Haleluya. Zibasha gukubita hasi ibi bikuta ntamenwa, ibintu byose bibangamira gutuma abantu bamenya Imana. Gusenga kwawe gufite imbaraga zibikubita hasi. Haleluya. Ngo intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana, zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka, zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Bityo imigambi yose yo kugomera Kristo tukayinesha, maze ba nyirayo tukabamugandurira. Abantu bahoranye imigambi yo kunesha Kristo, gusenga kwawe no kwitanga bigatuma abo bantu bagandurira Imana, nabo bagahinduka ba Yesu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Reka duhaguruke dusenge. Ndasaba Umwuka Wera yuko abyara ngo ashyire inyota mu mutima wawe, ashyiremo kuba desperate, ashyiremo gushaka Imana no kumenya ko nta kindi cyagukiza. Intambara yacu si y'abantu, ntabwo duhangana, ntitwangana, ntitureka kujya mu bintu by'imiryango. Dufite intwaro zitari iz'abantu. Ntabwo dusenyera Bali na Ashera nk'uko Gidewoni yabigenje. Oya, intwaro zacu si uguhangana n'abantu, ntidusunikana n'abantu. Dufite aho turwanira, dufite aho dutsindira, ubwami bw'umwijima bugasenyuka. Intwaro twahawe n'Imana. Umwuka Wera arimo arakubwira ngo yewe wantwariwe, haguruka uri igikoresho Imana yakoresha. Haguruka wemere kurwanana n'Imana, wemere kuba amaboko y'Imana, wemere kuba akanwa k'Imana. Haguruka ntituvuge iby'amasengesho ngo wumve bitakureba. Gidewoni akimara kuganirizwa na marayika w'Uwiteka yafatiyeho ako kanya, ntiyongeye kuzarira. Nubwo yari afite gushidikanya nk'uko natwe dufite, ariko yemeye ibyo Imana imubwira, ngo abikora byose abyitondeye nk'uko Uwiteka yabimubwiye. Umurimo wo gukiza abantu urihutirwa. Umurimo wo gukira kwawe ugahuzwa n'imigambi y'Imana urihutirwa. Ntabwo wageneye gukizwa gake gake, umugisha muke muke, kubaha Imana bike bike, guhinduka umutsinzi bike bike. Sibyo wagenewe. Gukira kwawe birihutirwa, kugwiza imbaraga kwawe birihutirwa, kuba amahoro, gutunga umugisha w'Imana, guhinduka umunyembaraga birihutirwa, kugira ngo amaboko yawe akomezwe, hanyuma umanukane n'Imana gutabara abandi. Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, ntiyashaka ko bigarukiraho, yashaka ko natwe duhindukira tugatanga ubugingo bwacu ku bw'abandi. Urabutanga bute nawe udahagarara? Gitondo kimwe wowe wishimye, kindi ukaba urababaye. Gitondo kimwe uza mu masengesho, kindi ukaba ubivuyemo. Uza mu barinzi ku cyumweru kimwe ugasiba 3 4. Ntubasha kuguma mu byo wahamagariwe. Gukira kwawe birihutirwa, gukomera kwawe birihutirwa, imbaraga zo kuba uko Imana ishaka birihutirwa. Gukira kwacu kose gutangira mu mwanya wacu wo kubana n'Imana. Ufite intege nkeya mu kintu runaka, ntubasha guhamya ubuzima bwawe, ntubasha guhamya Kristo. Utandukanwa, ukubayeho bitandukanye n'ibyo wizeye. Ibyo byose biri muri Kristo Yesu. Uratwikiriwe, ntubasha gusoma ijambo ry'Imana. Uratwikiriwe, ntubasha gusenga. Uratwikiriwe, igitekerezo cya Kristo ntikiguma muri wowe. Iby'isi birakuzuye. Nutindana na Yesu, nutinda mu ijambo ry'Imana, ibyo byose bizakurwaho. Ariko ndakwinginze, twe gutangaza gusenga no kwiriza ubusa ngo wumva ari iby'abandi, wumva atari ibyawe. Kandi we gusenga ngo winjire mu minsi yo gusenga nurangiza umere nk'umuntu utanasenze.
reka tumusabe Mwuka Wera adushoboze. Ashyira inyota, yashyira n'inyota ugatangira n'ejo utadutegereje. Yashyira inyota mu mutima wawe, kwitanga ugashaka Imana. Umurimo ni mugari. Imana irashaka gutoza amaboko yawe kurwana. Ni wowe Imana ifite rega yakiza, yakoresha gukiza bene wacu. Ni wowe Imana ifite yakirisha abanyarwanda. Ni wowe Imana ifite yakirisha aba generation yawe. Reka kwipfusha ubusa. Imana yabwiye Gideyoni ngo nagende nk'uko imbaraga ze zingana, zari muri we ariko zipfutswe. Niyo mpamvu Umwuka Wera yifuza gukangura intwari iri muri wowe. Uri umumaro mu bwami bw'Imana, uri ntasimburwa. Ntufite undi muntu n'umwe mumeze kimwe ku isi. Uri umwihariko mu maso y'Imana. Uri unique. Ndi unique. Nabona bakora nk'ibyo nkora bakanabirenza, ariko maso y'Imana ndi umwihariko. Nawe uri umwihariko mu maso y'Imana. Data, tukuzamuriye amaboko iki kigoroba. Tuguhaye imitima yacu, tuguhaye ubuzima bwacu, turakwihaye Mwami w'abantu. Reka ikintu cyose cyari kidutsikamiye kitubuza gukoreshwa nawe, kitubuza kukwemerera. Ubwoba se butuzengurutse, gutsindwa se bituzengurutse, kumva atari twebwe wakoresha, n'ibindi byinshi tutanazi, ibyaha se bitwitsindiyeho, ubunebwe n'ibindi byose bitubuza kugendana nawe. Turabiguhaye Mwami w'abantu, tugusabye imbabazi aho twabaye indorerezi, twibwa, ibyacu byibwa, abacu bibwa, tukaba indorerezi, tugakonstata, tukanotisinga, bikagarukira aho ngaho Mwami w'abantu. Tugusabye imbabazi. Mwuka Wera agenda hagati muri twebwe. Hagurutse intwari iri muri uyu musore, hagurutse intwari iri muri uyu mukobwa, hagurutse intwari iri muri uyu mugore itwikiriwe, hagurutse intwari iri muri uyu mugabo itwikiriwe. Maze ukorane natwe Mwami w'abantu. Turakwihaye, turakwiyeguriye. Twuzuza inyota mu mitima yacu, twuzuza ishyaka. Kebukisha amaso yacu uyakure ku bitagira umumaro. Utubabarire aho twasinzira ari igihe cyo gukanguka. Utubabarire aho twagwingiye ntitumenye intambara y'umwuka. Utubabarire aho twari tugutegereje kandi nawe udutegereje. Utubabarire, utubabarire ubupfafa bwose twagize muri uru rugendo. Utubabarire. Shyira inzara n'inyota mu mitima yacu kugira ngo ugire ibyo wubakana natwe. Utwigishe kugukiranukira mu gatoya no mu kanini. Utwigishe kugira ibyo twigomwa. Imibiri yacu uyihe kunesha ibiduhamagara byose, ibitureshya n'ibiturembuza. Usohore aba bajene mu nshuti zitagira umumaro. Ubahe kunesha, ubahe gutandukanya n'ibibakerereza, kandi ufitanye nabo umugambi muremure. Hagurutsa aba bagore n'abagabo, ubakure mu gushoberwa, gutuma batahindukira ngo berekeranye nawe aho uberekeza. Udushyire hejuru y'ibiturwanya, udushyire hejuru y'ibyatubashaga, tube hejuru yabyo kugira ngo dukore icyo duhamagarira gukora. Udukirishe, wuzuze ishyaka ryawe mu mitima yacu kugira ngo tubashe gutanga ubugingo bwacu ku batarakizwa, ku batarakumenya, ku bafite intege nke. Hagurutsa abasore, hagurutsa abakobwa, hagurutsa abagore n'abagabo muri twebwe bashobora gusenga no kwingingira abantu ndetse no kubabwira ubutumwa bwiza bw'ubwami. Uyu murimo urihutirwa. Shyira speed mu mitima yacu. Duhagurutse udukure muri zone comfortable. Ndagushimira ibyo urimo ukora mu mitima yacu. Ndagushimira ibyo tumenyesha umunsi ku munsi. Ndagushimira abo wahaye inzara n'inyota, nawe urimo guhagurutsa. Turakubwiye ngo turakwemereye Mwami, udutume, udukoresha uko ushaka. Saba umugisha abana bawe baza basiganwa mu nzu yawe kugira ngo bakubwire ibyuzuye imitima, nawe ubigisha inzira zawe, bagira umugisha, ubuzima bwabo bugira umugisha. Mwami, iyi gahunda y'amasengesho tuyishyize mu biganza byawe. Imibiri yacu ibe dispose, indwara, intege nke, ubunebwe, kwibwa byose biduhunge mu izina rya Yesu, kugira ngo imibiri yacu, imyuka yacu, ubugingo bwacu byitegurire gusabana nawe birushijeho. Twiteguye ibitangaza n'ibimenyetso hagati muri twebwe.
twiteguye gukira, twiteguye kubohoka, twiteguye kwakira ibyiza byose udufitiye. Urakoze data, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka turamukanye duhane lifti.